nduga ya rugenda bari havuza impundu, ubwo wari umaze kuvuka nyamibwa. Ababyeyi bawe bagize ibyishimo byinshi, baguha uburere bagutoza urukundo. Kirukuru umukobwa ushimwa na bose, ukunda ishuri ndetse ugakunda misa. Umugambi w'Imana ntacyawurogoya, kuri paruwase ya Mushishiro niho wahuriye na Sœur Suzanne, maze agukundisha kwiyegurira Imana. Mu gihe gito wabaye umupenitante wo kwa Mutagatifu Francisco w'Asizi. Yubile nziza Sœur Vivine, yubile nziza muja wa Nyagasani, yubile nziza Mama Vivine, yubile nziza turagukunda. Yubile nziza Sœur Vivine, yubile nziza muja wa Nyagasani, yubile nziza Mama Vivine, yubile nziza turagukunda. Igihe nk'ikireka ngukumbuze, urungano mwiganye mukundana, Mama Safera Nyesi na Marcelina, Placide Pacifique Sikorastike. Bakuru bawe mu muhamagaro, Matilda Verena na Eugenie, Maria Goreta Nyesi na Rufosine. Umunsi nk'uyu nabo gushimirwa, dushima abarimu bakwigishije. Nyibuka kwa François ngira ngo ababizi muze kongeraho ikindi. Murakizi? Hanyuma adufungurire iyo champagne, hanyuma dukurikizeho umutambagiro mwiza w'ababikira kandi tunezerwe tubafashe. Ngira ngo bahageze bahaguruka. Yateguwe ababikira bacu bashayaye, dushaye twese, twishimire bino birori.
n'impundu. Urakoze cyane. Mu gihagaze reka dusabe padiri mukuru w'isengesho rifungura iki gitaramo. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, yawe ugere hose, ushaka ibikorwa munsi, uko bikorwa mu ijuru. Umurebe tumuge none, abahe ibicumuro byacu. Nyagasani, twongeye kugushimira yuko waturinze muri uyu munsi wose. Turagusaba ngo aya mafunguro ndetse n'ibyo turi bufatire hano byose, ibiganiro byose bibe byo gusingiza izina ryawe ritagatifu. Wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Padiri arakoze. Ubahamagara indahemuka azakora n'ibyo ngibyo. Iryo jambo turizirikane, kuko ibimureba n'ibizaza byose biri mu gushaka kwa Nyagasani waduhaye umubyeyi Bikira Mariya n'ababikira bose, natwe tukaboneraho. Isanga ya Rugenda bari havuza impundu, ubwo wari umaze kuvuka nyamibwa. Ababyeyi bawe bagize ibyishimo byinshi, baguha uburere bagutoye. Ku ndirimbo twasezeranyeho nayo bayizabure congratulation, hanyuma dukata umutsima wa mbere. Amashyi n'impundu uko bagenda babikora. Padiri mukuru wa paruwasi ya Karandi, Padiri Kabayiza François Xavier, Padiri Philippe Habakurama na Diakoni Jean de Dieu. Umutsima wa kabiri. Amashyi
bagashyira mu byicaro byabo. Serivisi turabasaba ngo hano asanzwe umuzigo wa gatatu. Isanga ya Rugenda bari havuze impundu ubwo wari umaze kuvuka nyamibwa. Ababyeyi bawe bagize ibyishimo byinshi, baguha uburere bagutoza. Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, tu es très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, tu es très haut, tu es présent en toute création. Par le firmament, ton manteau étoilé, et parfum au soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent
impano y'umuryango mugari wa Aloysi bitegure. Hanyuma na famiye Twahirwa Jacques bitegure. Umuryango mugari abandi nitwishima tubigaragaza. Imana yarabuduhaye, ibiganza Imana yarabiduhaye, nta mpamvu yo kubibasaba. DJ natukuzeho iyo ndirimbo hanyuma duhe ijambo umuryango mugari. Murakoze. Haleluya. Umutikiriza se muracyahuze? Turacyakomeje ibyishimo. Twababwiye ko nubwo uyu nguyu atakiri uwacu, ariko burya nuko ari mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka tuba tukiri kumwe. Niyo nuko tubyizera. Rero muri urwo rugendo yatangiye, yagize icyifuzo, aravuga ngo asabiye umugisha abantu bamufashije muri uru rugendo, wenda natwe turimo n'abazamufasha. Aho rero niho twagize icyifuzo n'umuryango mugari wa Senyabatwa, kugira ngo dukomeze tumusapotinge uru rugendo yatangiye, kugira ngo azarusohoze amahoro. Ndasaba umuntu ufite uriya muhereza wacu igitambaro cy'umweru, tuzi ko ngo tuzambara amakanzu yera, ariko bo basanzwe bayambara niwo mugisha wabo, ariko natwe nk'umuryango twagiye kugira ngo tumwambike uwo mwenda azatahe nawe yera. Reka dusabe padiri aturarikire n'undi muntu, abatambyi abo ngabo nibo bakwiriye baze mutwambikire icyo gishura. Niyo mpamvu twashyizeho urumuri kugira ngo tuzajye dukurikira urugendo, adufasha abatambyi Isanga ya Rugenda bari havuza impundu, ubwo wari umaze kuvuka nyamibwa. Ababyeyi bawe bagize ibyishimo byinshi, baguha uburere, bagutoza urukundo. Ugira ukuri umukobwa ushimwa na bose, ukunda ishuri ndetse ugakunda misa. Umugambi w'Imana ntacyawurogoya, kuri paruwase ya Mushishiro niwo wahuriye na Sœur Suzanne, maze agukundisha kwiyegurira Imana. Mu gihe gito wabaye umupenitante wo kwa Mutagatifu Francisco w'Asizi. Yubile nziza Sœur Vivine, yubile nziza muja wa Nyagasani, yubile nziza Mama Vivine, yubile nziza turagukunda, yubile nziza. Abo batambyi bamuduhereye urumuri kugira ngo azabashe kugenda ahabona. Umuhereza wacu nawe yaruhe. Ibiganza tubihuze. Urumuri ni ingenzi kugira ngo azabashe kugenda neza, azasohore amahoro, kandi Nyagasani azabimufashamo. Agira ngo babwire ko ibintu byose
ari gahunda zo mu kiliziya, ari gahunda za hano, abatari hano bari kubikurikira kuri YouTube kuri channel yatanzwe, bafite interinete na za smartphone bashobora kubireba ku murongo kuri site watanzwe kugira ngo biri gucaho live. akoze misi kutura yego barimo kumubwira n'andi magambo ibyo ari byo byose ayo yose Amashyi arakenewe. twatekereje yuko Amashyi yanyu arakenewe. Ntabwo mwishimye. ni umuvunyi mwiza wengetse, ntabwo azagira inyota, kandi yafashe no ku maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu iyo wahuye nayo nta nubwo wongera kugira inyota ukundi. Ntabwo ngo ntayigenda yonyine, ubwo ngubwo ni ukugira ngo zikunde zuzuye. Ntizibye mu magambo, bikasabe umukuru wa famiye iyindi mpamba ikomeye, niwe uri buyitubwire, niwe uri buyimushyikirize. Ku batakurikiye bari barangaye, turimo kumuha impamba y'urugendo, sibyo? Impamba y'urugendo kugira ngo azabashe gusohora amahoro. Tugeze ku ijambo rikuru muri uyu muhango wacu, kubera ko twebwe tugira iyarashi, iryo riravugwa n'umukuru w'umuryango. Yakoze Pacifique, umuziki ni mwiza ariko reka tumwumve gakeya. Hariho imvugo twese tuziranye nk'abanyarwanda bakavuga ngo impamvu itazakugeza i Kigali tuyifatira ku Ruyenzi, ariko twebwe ntabwo twifuza ko twazayifatira ku Ruyenzi, turashaka impamba ikomeza. Yego nibo kumvikana, abandi bakavuga ngo Bari inyuma mugerageze guceceka twumve ijambo. abantu bareba kure, ntabwo bareba imbere yabo gusa, bareba n'ibindi bintu bizaza imbere, bakamenya igikwiye gukorwa. Rero wa muryango mugari wasize, navuze ngo ndakubwira ngo wagize neza, wari mase ariko wabaye se, mushiki w'abantu bose. Mu rugendo runini kugira ngo buri muntu wese nabona Vivine amubone bari mushiki we. Nahoze ntekereza ngo igihe kizagera, Imana izagira umwanya tubwire ukuntu umuntu aba mushiki w'abantu bose. Uwo ari we wese kubona kubonemo mushiki we. Ntabwo uko wadusize ntabwo twapfusha gusa, twagiye dukora uko wagiye dutoza, turagira ngo natwe tuguhe impano ikomeza kugushyigikira mu rugendo. Umuryango mugari wagutekerejeho, wumva ukwiriye kukugabira inka. Kubera ko muri gusakuza ntabwo mwumvise ko bamuhaye inka. Amashyi menshi, inka yakira mu mashyi n'impundu. Abantu bakavuga ngo hari igihe umuntu atera ibuye rikica inyoni nyinshi. Yakoze ekonomi akavuga ngo reka nkore gutya bigende gutya, ariko twebwe turumva tudakwiriye kuguhera intangaha ngo twifashishe umunsi mukuru wateguwe, ahubwo numara kuruhuka na batorewe umurimo wa Ritari ko mubigenza, kuko mubigenza neza muzatubwira tubashyikirize iyo. Ntabwo dushaka kugendera kuri gahunda y'uyu munsi, ahubwo rwego nimara kuruhuka kuko hano habaye ibirori, bizatuma tubazanire inka. Murakoze.
barakoze cyane famille Jacques, famille Aloysi, famille Pacifique, famille Vitali nayo iri hafi, famille Vitali, famille Dunia bari hasi, famille Vitali, bari kubabwira bati komeza urugendo watangiye wicika intege Nyagasani kumwe nawe. Famille Vitali murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tujye twihutisha, impano nabizi ni nyinshi. Izina ryitwa Nyirarukundo muraza kuribona ko izina ry'umuntu. Mwihutishe rero kuba bafite urukundo ni benshi bwakwira bugacya. Famille Vitali yarangije, famille Dunia, famille Pacifique, famille Pacifique murakoze, famille Dunia twihutishe, famille Dunia, famille Dunia Rio, famille Dunia baramushimira cyane. Famille Rugema yigire hasi, famille Rugema niwe yigire hasi. Famille Rugema nawe ari kuri so famille Deo, famille Deo, famille Rugema twihutishe, famille Deo nawe yikurikireho, famille Deo ntabwo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Famille Rubashamuheto nabo bimekure, famille Rubashamuheto, mwihute. Famille Felix, mwihutishe. Pasteur Vedaste, famille Pasteur Vedaste bari bitegura. Pasteur Vedaste, famille Pasteur Vedaste, famille Kamonyo bitegure.
Famiye Sibomana Donati bitegure. Famiye Sibomana Donati. Famiye Valensi na Famiye Inyasi bitegure. Famiye Valensi. Abakorana na Pacifique bitegure. Abakorana na Pacifique bari hehe? Abakorana na Pacifique bari hafi. Famiye Papa Sharif bitegure. Famiye Papa Sharif bitegure. Bari hafi. Famiye Papa Sharif. Murakoze cyane. Famiye Papa Sharif. Famiye Papa Sharif. Mbona abahari? Baje? Famiye Inyasi bitegure. Famiye Inyasi bitegure. Imana ya se Agnes nawe yitegure hafi. Imano ya se Agnes. Famiye Bahizi bitegure. Famiye Atanaze nabo bari hafi. Famiye Atanaze bari hafi. Ndetse na Famiye Clarisse nabo baze kugira hafi. Imana ya Padiri Kabayiza nayo iri hafi. Famiye Clarisse Imana ya Padiri nayo iri hafi. Abandi Famiye Clarisse. Murakoze cyane, murakoze cyane. Bari bawumugisha. Famiye Clarisse. Famiye Clarisse Imana bawumugisha musubize ariko mukuye. Urabona ko Divine yishimye rwose. Imana ya Padiri Kabayiza. Imana ya se Agnes nayo bayizane. Kandi yo irakurikirwa n'ijambo rigufiya. Urakoze cyane Imana y'umugisha. Famiye Lucia. Wakoze iyi ndi buyitange mvuga, ariko Imana yadukoreye igitangaza. Impano ni y'umuvandimwe w'uyu witwa Seri Agnes. Aba mu rugo rwabo ruri mu Bugesera. Twararanye gahunda y'uko tuzana, ariko Satani ntabwo yabikunze, yageze mu nzira agira ikibazo cy'umutima, biba ngombwa ko ajya kwa muganga. Yantumye rero mubwire ngo isabukuru nziza, kandi ubwo n'amasengesho urumva ko akenewe. Yanadushabiye, byagenze neza, aranyibukije. Ndagira ngo tukivuga na Famiye Chantal y'Igisipuru. Kumva ko bari buvuge, nababwiye ko ari
mushiki wacu uba Igoma ntabwo yabashije kuza, nawe ni umuganga. Aba ni abahungu be, ni delegasiyo yatumye, agira ngo bahe mikoro nabo bagire icyo batubwira. Bravo. En fait, je m'appelle Théophile et lui s'appelle Tobi. De Goma, comme Papa Pacifique l'a dit. Et nos parents nous ont envoyés pour célébrer la sœur. Notre sœur qui est notre maman, nous aussi, on l'appelle maman. On est heureux qu'elle vienne de faire 25 ans de servir le Seigneur. Et pour ça, nous avons un cadeau aussi pour elle. Merci beaucoup, ma sœur. Et courage dans votre service. Ubwo mukobwa amashyi mwabyumvishe nta mpamvu yo kubisubiramo. Yamaye mesaje twari gusoma ariko umwanya ni mutoya, ntacyo ndaza kuyiha uwigenewe namwe mwarimu, ariko kwari ukubashimira ko mwamubereye mu mwanya atarimo. Ngaho atari mujye muhamubera. Ubwo rero turamubwira ko mwabyishimiye, mwumvishe mwakoma amashyi. Murakoze. Mumubongere amashyi abantu baturi baretse impaka bakaza kwishimana. Ntabwo bisa. Ngira ngo murakoze cyane. Izi ni impano za famiye z'umugari wose. Izina ni ryo muntu, ariya meza baje turi gusa nanjye. Izina ni ryo muntu biragaragara. Agafoto keza cyane guseka rwose. Mwongere mwiyongeze. Amashyi menshi. Ngira ngo rero kino cyiciro bisa naho tugisoje. Ngira ngo ngiye kumusaba yongere abaruhutse gato mu mwanya we, hanyuma bumve ijambo ry'umuyobozi w'umurenge wa Kabagari, ari nawe uhagarariye inzego za leta muri ibi birori. Ubwo n'izindi zose bafite impano bagende bitegura. Famiye Rogers bakikije ifoto ye, ifoto ya Famiye. Amashireshi Marke bihutishe kuba tunashaka gusimbuka. Marke ubu ntawe Mana Sakisande Karani abakozi bo kugira ngo bari hano aho bakira hino.
intama bayita rugenda mu nka. Yaba ibonye ikizayerekeza, yaba baye umuryango mugari w'ababikira ibonye ikizayerekeza. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi. Arakoze cyane. Harimo abandi bantu bafite impano, abandi bantu bafite impano bigiye hino kuko tugiye gusoza umuhango. Icyiciro cyo gutanga impano kigiye gusozwa. Abandi bantu bafite impano bajya ku murongo bose bagera hano, hanyuma tukagenda tumuha impano. Abandi bafite impano bazizanye bari hano ku murongo. Twese tujye ku murongo. Abandi bafite impano, mwese tujye ku murongo. Kugira ngo byihute ko mubona muri benshi, hajya haza abantu bane, batandatu batanga impano, kugira ngo byihutishe, bihute imbere, kugira ngo byihute. Turasaba ko mutamukwinjirana cyane kugira ngo byihute, abantu ni benshi. Izina ry'iryo muntu nyine n'urukundo, urukundo ruragaragara. Byihutishe kugira ngo bavuge. Nibura abantu batandatu bajya mu murimo kugira ngo byihute, gusa nawe kugira ngo byihute, nibura abantu batandatu bajya bagere icyarimwe. Murakoze cyane, muhereze amazi rero musubire mu myanya yanyu, abandi batandatu. Nawe ni gusakuza wenyine, we icyifuzo cye. Arakoze cyane, arakoze cyane. Amashuri neza kugaragara. Yihuta. Murakoze cyane, Imana ibahe ishusho nziza. Abandi bakomeze imbere. Abandi bakomeze imbere, mugendere rimwe nacyo. Umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo. Murakoze cyane, murakoze cyane. Tugaragaje ibyishimo kandi nawe yishimye. Igihe kimwe rwose ndashaka kwigumirayo. Murakoze cyane.
urabona ko ari ibintu bidasanzwe, murakoze cyane. Ibyishimo byinshi abakecuru, abasaza, inkumi, abana. Izina ry'umuntu biragaragara cyane. Imana irareba n'abantu barareba. Murakoze cyane. Murakoze. Umunsi w'ibyishimo biragaragara. Ibire nziza, imyaka 25, ariko tunamusabira imyaka 50 izaze, 25 izaze. Murakoze cyane. Abana nabo barashaka guha impano mama wabo mu byishimo. Nababwiye ngo hamugara ingingo ariko ntabwo hamugara umutima. Imana ibahe umugisha. Foto nziza, museke neza rwose, museke mwishimire wanyu, mwenyure. Imana ibahe umugisha. Abana bari kwishimana mama wabo, bihe amashyi menshi. Amugara ingingo ariko ntabwo amugara umutima. Ifoto mifate neza ibe nziza rwose. Mifate neza ibe nziza cyane. Mumwakire ziri bibiri. Byiza cyane. Muyashimo amashyi menshi. Kugira ngo rero rero abantu bakwiriye urukundo kuri nyirarukundo kandi Imana ifite guhundagaza n'urukundo usakare hose. Kugira ngo rero mwongere musubire mu byicaro byanyu, hanyuma
turi kugenda dutunza dusabe Seri Divine nanone yihangane banyakubahwa basasaridoti, banyakubahwa bihayimana, nyakubahwa Seri Divine baduteranyirije hano, banyakubahwa bo mu nzego bwite za leta, banyakubahwa abafatanyabikorwa b'umuryango w'ababikira b'abapenitente ba Mutagatifu Francisco wasize, babyeyi bavandimwe ba Seri Divine, inshuti bakristu ba paruwasi ya Karambi, Kristu Yesu akuzwe. Umunsi nk'uyu nta kindi twavuga uretse gushimira ndetse no gusaba. Turashimira Imana yahaye mama Vivina ubuzima, ikamuha inyuze ku babyeyi yitoreye, hanyuma nabo bakamutoza imico myiza ya gikristu, ikamuhunda urukundo, dore ko n'izina rye risobanura akaba ari nyirarukundo. Urukundo rero Imana yamutatse yararugaragaje mu buzima bwe. Turashimira Imana ko yamuhamagariye kwiyegurira burundu mu muryango w'ababikira b'abapenitente. Turayishimira ingabire yamuhaye yo kwita ku buzima ubwo ari bwo bwose. None dore imyaka 25 irarangiye akirinzwe n'ubudahemuka bwayo. Turashimira ubuyobozi bw'ababikira b'abapenitente bwakiriye Seri Divine muri uwo muryango, bukamutoza kwita ku ngabire idasanzwe, ariyo ngabire y'umuryango yo kwita ku bafite ubumuga, ariyo karisime yacu. Urukundo nyampuhwe Imana iduhamagarira kugaragariza abakene n'imbabare, Seri Divine yabigize umwihariko mu buzima bwe, abinyujije mu butumwa butandukanye yagiye ahabwa n'Imana bunyuze ku bakuru b'umuryango. Seri Divine, turagushimira ko imyaka 25 irangiye ukigaragaza ubutwari ndetse n'umurava, bigufasha gukuza ingabire y'umuryango mu bafite ubumuga muri Centre des Handicapés muri Karambi. Ubwo butumwa bukorana ubwitange, ubwiyoroshye ndetse n'urukundo. Turagushimira twivuye ku mutima bw'imyaka igera mu 10 imaze muri paruwasi kwitangira bidasubirwaho abana bafite ubumuga. Turagushimira ubudahemuka ku masezerano y'ubusugi, y'ubukene ndetse no kumvira ugaragaza buri munsi ubutumwa uhabwa umunsi ukeye. Turagusabira kugira ngo Imana igukomereze iyo ngabire wifitemo, zizatuma udacogora mu isengesho no mu mibanire myiza n'abavandimwe bawe, ari abo muri kumwe ubu n'abazaza mu gihe kizaza. Turashimira abantu bose bagufashije gutera intambwe muri ubu buzima kugeza uyu munsi, ndetse n'abazakomeza kugufasha kugira ngo umuhamagaro wawe wo kwiyegurira Imana uzarusheho kwera imbuto. Turashimira by'umwihariko abafatanyabikorwa b'umuryango w'ababikira b'abapenitente ba Mutagatifu Francisco wasize, by'umwihariko abafatanya na Seri Divine ubutumwa bwihariye bwo kwita ku bana bafite ubumuga muri Centre des Handicapés
François d'Assise hano i Karambi. Imana ibongerere umugisha kuko inkunga mudutera zidutera umwete mu kudufasha guteza imbere ingabire y'umuryango, by'umwihariko muri centre des handicapés y'i Karambi ndetse no mu gihugu hose. Turabasabira kugira ngo aho mukura Imana imwongere kandi hahore huzuye ntihazature. Turashimira ubuyobozi bwa paruwasi ya Karambi bwemeye ko twizihiriza uyu munsi w'umuvandimwe wacu Serifina hano muri iyi paruwasi. Turabashimira ubufatanye, turabashimira ubumwe, turabashimira n'urukundo tugaragariza umunsi ku wundi ubutumwa butandukanye buri buhari. Turashimira kandi imikoranire myiza iri hagati ya leta na kiliziya, by'umwihariko imikoranire myiza ya leta na kominote y'ababikira penitente ba Mutagatifu Francisco w'Assise hano i Karambi. Mwabonye yuko baje kudufasha kwizihiza iyi yubile. Iyo mibanire myiza iba idahari ntabwo tuba twababonye. Namwe turabashimiye by'umwihariko. Turashimira kandi turashima mwebwe mwese bavandimwe mwaje kudufasha kwizihiza uyu munsi. Iyo tutababona ntabwo uyu munsi wari kuryoha nk'uko waryoshye. Ubwo rero namwe mwabigizemo uruhare rukomeye, turabibashimira kandi tubasaba gukomeza kutubanira neza, natwe tugakomeza kubabanira neza kugira ngo urukundo Imana idusaba dukomeze gusugira no gusagamba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibongerere umugisha muri icyo gikorwa cy'intagereranywa. Soje rero nsaba, navuze ko dushima, tugashimira ariko tukanasaba. Turasaba inkunga y'isengesho. Mu myaka 25 Serifina amaze yeguriye Imana kimwe na bagenzi be bari kumwe, ntabwo ari myinshi ariko nta nubwo ari mike. Serifina urasabwa gusubiza amaso inyuma kugira ngo urebe muri iyi myaka 25 icyo Nyagasani yagukoreye. Nureba neza nk'uko natwe tubibona, urasanga ari ubuntu bwayo gusa. Turashimira rero ubwo buntu uza kubona muri urwo rukundo Imana yaguhunze muri iyi myaka 25 umaze uyiyeguriye. Ariko nubwo twizihiza iyi yubile, umenye ko utangiye ikivi cyo kurwanya intambara y'ubuzima. Turifuza yuko binyuze ugushaka kw'Imana na yubile ya 50 twazayizihiza turi kumwe. Nk'umurinzi wacu Mutagatifu Francisco w'Assise ubwo yabwiraga abavandimwe be ati kugeza ubu ntacyo turakora. Nawe rero kugeza ubu ntacyo urakora, ahubwo urasabwa gushaka imbaraga nshya kugira ngo ushobore kugira icyo ukora mu minsi iri imbere. Turasaba ababyeyi kutabangamira umuhamagaro w'abana babo mu gihe Nyagasani abigombye, kuko turimo turasaza ariko dukeneye n'abazadusimbura ubutumwa dufite kuri iyi si. Mutaduhaye abana rero, ibikorwa nk'ibi mwabonye urabona ko byazazima hatabonetse abantu babyitabira. Turasaba urubyiruko kutabangamira umuhamagaro
Imana ibashakaho kutita kubibahamagara no kubibakurira kugira ngo ubuzima bwo kwiyegurira Imana bushobore gukomeza kwera imbuto muri Kiliziya ndetse no mu gihugu hose. Reka ndangize nkomeza kubashimira mwebwe mwese mwaje uyu munsi kwifatanya na Mama Vivina Nyirarukundo ndetse n'umuryango wose w'abakira Penitente Mutagatifu Francisco wa Assisi. Iyi ngabire turayishima kandi turayishimira Imana, namwe tukabashimira ko mwakomeje kubana natwe kugera kuri iyi saha. Sinarangiza ndashimiye umuryango wa Mama Vivina Nyirarukundo waduhaye inka. Buriya iriya nka bamuhaye nubwo ari we bayihaye, aho buriya izadukamirwa twese, izakamirwa Kiliziya yose. Niyo mpamvu rero mu izina ry'umuryango babyeyi bacu baduhaye inka turabashimiye. Imana ikomeze ibongere umugisha. Murakoze. Amashyi umuhaye n'agahari. Urukundo Imana yaragutoye kuva kera mu rugo, utozwa urukundo urarukurana, none kugeza na n'ubu uracyari nyirarukundo. Turagushimira ko wakiriye uwo murage ukimana umuryango w'abapenitente ba Mutagatifu Francisco wasize kugira ngo ukorere Nyagasani. Kwitangira abababaye, abashavuye ndetse n'abana bamugaye. Ibyo byose ukabikorana ubwitonzi, ubwitange, ubwiyoroshye n'urukundo ntagereranywa. Mama Vivine barazwa urukundo, Imana yaragutoye kuva kera mu buto, utozwa urukundo urarukurana, none kugeza na n'ubu uracyari nyirarukundo. Urebe hirya no hino, urabona inshuti n'abavandimwe bagukikije. Twese intero turagira tuti yubile nziza, yubile nziza, yubile nziza, yubile nziza, yubile nziza. Dushimiye Imana yakuduhaye. Mama Vivine arazwa urukundo, Imana yaragutoye kuva kera mu buto, utozwa urukundo urarukurana, none kugeza na n'ubu uracyari nyirarukundo. Jamari umutima w'iki gikorwa tugiye kubyina, tugiye gufasha Sœur Vivine kwizihiza yubileye.
yubile nziza mama Vivine, yubile nziza muja wa Nyagasani, yubile nziza mama Vivine, yubile nziza turagukunda. Ndashaka amashyi y'ikijyane, amashyi menshi y'irimo igaragaza ukuntu ko hejuru hanyuma amaboko bose nzize abantu bishimira isanga ya rugera bari hafi simunu w'ejo waramaze kuvuga ababyeyi bawe bagize ibyishimo byinshi bakuvuga uko gushima hose urishimye ndetse ukagenda gusa umugambi w'Imana ntacyamurogoya kuri paruwase yamushishi niho wahuriye na Suzanne maze amugumisha Imana igihe gito wabaye umuperikante ukamutagatifu Francisco wasize amashimire nziza yubile nziza muja wa Nyagasani, yubile nziza mama Vivine, yubile nziza turagukunda, yubile nziza Vivine, yubile nziza muja wa Nyagasani, yubile nziza mama Vivine, yubile nziza turagukunda. Igihe kamukunze urungano rw'ibintu mukundana amasafuriya y'isima maselina plastique plastique bakunda umuhamagaro matike bene keshini Maria Gloria Senhor
Murakoze ndabashimiye. Hari igitero ntazi gufata umwanya munini. Hari igitero cya gatatu, icya kane. Kivuga ngo nzohereza roho wanjye azaza n'itoto, ahari ubutayu, ahari ubununga, hose havuka ubuzima. Indirimbo nyitemo yuko uyu muryango mubona w'ababikira umuryango nkunda cyane, ari narabibabwira. Impamvu ziri ebyiri. Akazi nabayemo kera za 1995 na 96 nubwo kwashize igihe.
dukorera ku Rusizi rwa mbere Kamembe, Bikira nabo turabana turakorana, bamfasha akazi. Ntabwo zibagirwa ngo harimo ba Sere Francine, harimo ba Sere Bernard uriya witabye Imana n'abandi. Ndibuka bajyaga bazanira amavuta arwanya umuntu arwara malariya, kandi rwose nahize no narwaye malariya. Urumva ko icyo cyerekana yuko ntabwo nari haye Imana, sibyo na ibyo ndaye bakundi. Nyuma naho maviriye uburyo nari nateguye bagiye banasura aho nari ndi mu bitaro. Nyuma yaho rero sinzi icyababwiye uko byagenze, nza gushiduka bose barashize ibigo by'indakora bitumo kuba ubu hari ikigo Rusizi, hakaba ikigo i Muganza ni muri Nyaruguru, hakaba ikigo cy'Itabi aho ni muri Nyamagabe na hano i Karamba. Ubwo bituma twongera guhurira muri icyo gikorwa, noneho abantu bafite ubumuga ari byo bashinzwe mu gihugu. Urumva ko twagiye dukururana rero, ubu nta maraso yagiye akururana. Mbashimira rero uruhare rwanyu mugira kwita kuri aba bana. Nashatse kuvuga ngo ahari ubumuga hose ushaka ko wahindura ahari ubumuga uhasubiza ubuzima. Abana bavuye aha ngaha abantu babonye, abana iyo batabagira bashobora kuba baba batakiri cyangwa nta gaciro bafite, batabasha kuririmba, barahejejwe inyuma mu bikari cyangwa mu nzu ahari ibikono, mbese hari bya bimuga nk'uko bajya batwira. Ibyo rero niyo mbabwira yuko ibikorwa mukora, sinzi umuntu wese kumbaza mu minsi yashize twari ahantu mu buyobozi iterwa ati umubiri wawe pati uri pati rero umusaraba aho rero umusaraba aho uri ukomeye urabona aho ariko niba bamenye ko umusaraba umuntu wese Kristo amaze kubatizwa isezerano ry'abatisimurirwa sasa ndio ndabyumva n'abatabizi mu bibe bari mushaka kujya imisaraba mu bihugu basasa twibana. Icyo mvuga nuko rero ibi mukora ari buriya ni kwita ku bantu bafite ubumuga, utakunze Yesu ntabwo wabishobora. Ujya muzo rero ibitangaza byinshi yakuze rigakiriho yabikoraga afite ubumuga, sibyo kuba ari amazina bakoresha ngo yaho muyimbumyi icunga yabihagurukije bivuze ngo rero yabitagaho. Kugira rero ibyo mukora rero ni ukugira ikirenge mu cy'abatura. Uyu munsi rero nagira ngo nshimire bambaye vyana kubera ko tumuranye igihe. Nibuka musi 2012 yari hano umusura ibigo byose mu gihugu, none aracyahari. Ubundi nzi yuko mu nzego zanyu hari abari kujya guhuza uburyo gukora za mitasiyo ziriho kugira ngo ntabare imyaka ituma ahantu biba bigoyera kuvuga ngo muri rusange babashe n'icyo ukora. Natwe rero muri abanyarwanda bafite ubumuga turabushima kandi mfashe bagenzi banjye bakumira amashyi. N'abandi n'ikigo no gusanga nyine ntari cyo bitwaye. Hari igihe njya gusiba hari ikintu nazasubira gukora cyakora kwandika Boseri Alice Rusizi, Boseri Regine Rusizi, umusanga Rusizi ejo ukamusanga i Muganza cyangwa ukamusanga Kitabi, ushatse wajya wandika gusa zerekana umuryango w'umuntu. Ariko nabyo ni byiza n'ubundi aho muba mukora hose ibyo mukora turabishima, kandi sinamwe gusa ikiza gateka muri rusange. Ibiro by'ibigo bifite kwita ku bantu bafite ubumuga bwose usanga uburyo bifasha abantu ari umwihariko. Nabo tugira abanyamugihugu zabo bwite, ari bo muri Kiliziya Gatolika
ndavuga ibigo by'abapadiri n'ibindi bitandukanye, ibigo by'ababikira, usanga aribo bantu batera inkunga ku buryo bufatika mu kwita ku bana bafite ubumuga cyane cyane. Ibyo rero tugashimira nk'igihugu nka leta ko umusanzu mutanga ari ukuwutanga mu nshingano zanyu, ubutonde bwanyu, ariko n'igihugu kibashimira ibyo mukora ko byatumye abari mu bwigunge bavamo bakajya ahagaragara, babasha kwitabwaho nk'abandi banyarwanda. Ibyo bituma babasha gutera imbere. Wenda urugero naba hano mwese murabizi, iyo umuntu avuze ngo atabara ari utayizi se. Kuvuga ngo Padiri Frego Ndagijimana yabaye uwa mbere wo kubitekerezaho. Nyuma rero n'abandi bose barayibona, ndetse noneho ntabwo ari inshingano zanyu gusa ariko nuko turi kumwe. Rero uyu munsi rero turagushimiye, imyaka 25 ntabwo ari mike, ariko si no mike. Turagusabira ngo Nyagasani azakomeze agutize ubuzima buriya bugingo twavugaga, hanyuma 25 tuzagaruka. Wese nazi niba tuzagaruka Karande, niba tuzajya hanze cyangwa rwose tuzaza. Kandi mushimire umuhate wawe, urabifite ikintu cyinshi cyane ukavuga nubura ntabwo ugenda. Ndavuga niba muri mu myaka 10 n'umwe dukorana, naho nari warabagenzi babaze ko badufasha cyane, kandi ku munsi mureke ibintu byose genda bikasuringa ijoro rigera byabirangije, namwemere n'ijoro buri jambo wahaye kuko bari bageze kubanza atangizanya. Ariko turagushimira muri rusange, turashimira Paruwasi kugira ngo ushe twari kumwe nza hano na Padiri mukuru yaributse, ariko haje undi umenye ko rero turi kumwe dushima n'umwe mu gutera igihugu rusange, gutera n'abanyarwanda cyane cyane batishoboye. Kandi ubundi abatishoboye n'abanyantege nkeya nibo Nyagasani ashaka ko bafite ubuzima. Nakomeza rero turi kumwe, isabukuru nziza mu wacu ugiye gukina abagati turamukuragije, akomeza gusindagiza muri ubu rugendo, uzakomeza umubereye umukobwa mwiza, izi gihe kizagerera ukajya gukora ibihembo byawe. Urakoze, ndabashimira. Urakoze cyane. Mwongeye kwirirwa, mwase umunsi mwiza. Ubundi ubusanzwe umuvugo barawuvuga, ariko muranyihanganira musome, dore twamaze kugera kure, ntaza kuvuga aya ndoko, avuga ayo nateguye ugasanga ndabijandisha. Ubusanzwe rero Ngende mwene Nasitsi wa Yantwari nkabicongore baririmba, ndi nkimura abahinza dore iyo ntinza rirahomba, nanze ubwigomeke bw'ingimbi, zahinda simpinde zahaba ngahabura, ngirira Imana ndetse n'u Rwanda kugira ngo twande tuzirakanda, kugira ngo umuntu uko agana kose usange yitwa Nyirarukundo, udutabaje tumutabare dore ko tubyarwa mu Nyakabasi. None rero ngo uyu munsi utagira isumbe, umunsi twizihiye intore, intore jambo yagize ingenzi akayibona ingabire isinzi, imyaka ikakoranywa n'iyindi ikaba 5, 10 ikarenga, 25 akayishyikira Nyirarukundo ateze akavara, ahamya urukundo afitiye jambo akabihera muri twe abantu, niba mwumva amashyi amukwiye muyamuhunde mumeze namwe. Reka mbinginge nshize amazinda abatubyaye bakaduheka, abaduhaye kubona izuba izina rihere ni ababyeyi babyiherewe n'Imana. Ibahe kwiyubaha bayishime, itegeko itanze ribe igitaramo, niba kandi batse umwana ikamutora ngo abitabaza, azatabarura abatayizi bajye batanga batagomora. Nshoze nshimire Gatabazi na Leokadi abo babyeyi babyaye Nyirarukundo baramutanga ngo abitabaza, niwe twagaragiye none. Nimwihanganire kubagora maze murengere mfura nkunda, mwegereje mwese mu madakika adashira menshi,
tuzirikane kuri izo maragahinda zatabarutse mu bangahe. Niziruhuke turazishima. Ababyeyi mwibarukiye intore aho mutetse ijabiro iteka, Kinyagatiyo nta gahinda Nyirarukundo akomeje kwanda, aracyatatse akazirakanda, aracyaganje turamukunda, yabaye impumuro ya rubanda mu byo yatorewe ntaganda, turayiga kuba ubukombe muramukumbuye byo birazwi, ariko aracyusa ikintu cy'ingenzi, aracyatambiriye amuhanze, aracyahanga amahoro mu isi, aracyafashe imfubyi ataretse inshuke, abavutse babuze ingingo aracyabaryohereza ubugingo, aracyagura ndetse umuryango utigambiwe n'intwari, umunsi nugera wo gutaha muzahura mukome yombi, ahabwa ikamba ridasa n'andi, arikesha kumvira yamuhanze, dore izina yiswe akiri mutoya, aracyarirengera bigatinda itegeko Yesu yasize atanze ryo gukunda nta rugero rubyica, aracyaryubahiriza cyane koko yitwa Nyirarukundo. Uyu munsi utagira isumbe, umunsi ijambo agabiye intore yatoye kera kugeza n'ubu, imyaka iruhuriye ni myinshi, 25 irashize rwose, iyo si ubusa wiyeguriye Imana, no mu busanzwe burya ni myinshi, kuva nyigwije hashize amezi, ubwo navutse ateze akavanga. Ntiyabuze ingenza zo kumurwanya, ntiyabuze inzozi zo kumusonga, ntiyabuze ingamba zo kumugora, ndetse intege yewe yarazicitse, biramugora biramucanga biramuvanga, burayacira yamera nk'ay'abanyarwanda, iyo ajya kwihamagara ataha aba yarahasinzira ibirenge akitahira umushishiro, dore ko iwabo atabuze byinshi, ntigishobora aritonda, yari gukoga amagana y'inka, akaba umubyeyi usekerwa nawe kuko atihamagaye dawe waramurinze umuha gutwaza, umuha kandi ku kazi nkanda kugeza none ashagabe nawe, duhimbaza yubira kwiha. Mama Vivine mfura y'iwacu, mbere yo gucutsa ariko gushima ko witanze by'ubudakura, ugakunda Imana utiganyije, ubwo Yesu ubwe yagutoye nagutoza ubutaruhuka, we gitambo cya ritari agoye gutura nyir'ububasha, imiruho yawe ndetse n'iyacu, ibikuneza n'ibikugora ubimutura n'ikaruhuka. Imana isumba ibiriho byose, imwe rukumbi ikabyemo ubutatu, Data Mwana na Roho rwose, izina rimwe ryayo ni urukundo, nawe ukitwa Nyirarukundo. Urwo rukundo rugira urwunge, abarutunze bararukwiza, bakihatira ko ruramba, ngo ruzadahe imitima yose, bejeje mu bakuze Imana, bakure neza bakore neza, bazakoranire mwihirwe, aho tuzibanira mu impundu zizira impuha n'impuherezi, tukabikesha inkuru nziza, tugezwaho namwe batowe, mubidukwizemo turabona. Yesu ngusabe gusenga, abo witondeye ukabatora, urabatunga nk'inshuti nziza, ubahe kurangwa n'ubudahinyuka n'ubutabera n'impuhwe nyinshi, bahe gutuza no kugwa neza, ubahe gusabana n'Imana, imitima yabo igira inyange, ishyiremo inema y'ubushyashya, ubahe umwete w'ingoma yawe, roho bashaka bazishyikire, bazirarange b'ikuzo byawe, ubahe kutinubira by'umusaraba, bamenye ko isi irimo amagorwa, ugorere bwanga bagutaniriza, badatokoza intore zawe. Bagire bose nk'iriba ry'ishya, bose buzure inema zawe, bagire urukundo incuro ibihumbi, bahimbaze iby'ingoma yawe, nawe uture mu bo watoye, ugenze hose ubo wakunze, ubabemo isoko basengere, ndakwinginze Yesu mwiza, n'abatakuzi bakiri hanze, ubahe kugenza uko wifuza, tube nk'umuntu umwe n'ibyo ukunda, dutagatifuze butagoroba, ubukare bwinjirane n'ubuntu, ubugabo bwinjire mu migirire. Mureke ncutse nihere inganzo, nahigira cyaganje, nzahora nyibabyarizamo impanuro, nyigikoresha nta kabeza, n'ababikanda ariko mbacyaha, uyu munsi wari ingenzi, wari ukwiye igisigo nk'iki, kirimo isiga ndetse n'isenga, kiri intore n'itira benshi, Nyirarukundo mushiki wanjye, Mama Vivine niko witwa, ongera utwenge biragukwiye, n'indi myaka imare wenye,
singusaba umwana nabizi akora ntambire kwa jambo icyo kigora gukora benshi. Yubire nziza nkumi yamawe Mariya kwishyirira hatuye ajya gutura ko yabyaye nanjye nzajya nshyiraho akanjye n'abandi kandi yo niyo ntero komeza ukanze turagukunda urakoze cyane ngo mukoze. Abayobozi mu nzego za leta inzego bwiteretse n'abashinzwe umutekano executive sekretari wa nama y'igihugu y'abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu by'umwihariko Servivi ndetse n'abandi bihayimana mu rwego rw'ababikira baje kwizihiza isabukuru yanyu twagira ngo muri aka kanya dufashe umwanya munini w'amagambo ahari ariko bagira ngo tubifuze kugira isabukuru nziza nk'uko imisoro bivuze uyu mwanya mufashe mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango umuyobozi w'akarere ndetse n'abayobozi bungirije nabo bari bifuje ko uyu munsi mwabana ariko kubera izindi nshingano bahamagariwe ntabwo babakundiye basigaye yuko bahagarara kuri iki gikorwa kandi bampaye intashyo zabo bababwiye yuko bakwifuza isabukuru nziza bababwiye ko bazirikana umuhati ukorana n'umuhamagaro wawe bazirikana ibikorwa mukora mu rwego rwa komunikasiyo bifasha by'umwihariko abana b'igihugu ariko by'umwihariko bari mu karere kacu ka Ruhango ndetse by'umwihariko cyane ari muri murenge wa Kabagari ndetse n'imirenge yindi iwukikije. Hari bamwe bari hano babonye baraza barabashe kugera hano ariko tuzi ko atari bariya gusa barabafashije muri iki kigo babamo basubira mu buzima busanzwe n'imana bakomeje gukurikira. Ubuyobozi bw'akarere babwiye ko babwira ko bashimira ibyo bikorwa byose bakora kandi bazirikana uburyo bugiramo ubwitange kugira ngo bagire neza. Burya inshingano abantu bazigira ariko iyo umuntu ahawe inshingano ari gushyiramo n'akaruhuke. Ibyo rero rwose babwira ko bazirikana kandi biteguye gukomeza abafatanye ari wowe ku giti cyawe ndetse na komunikasiyo rusange kugira ngo niba n'abantu beberera bakomeze kurushaho kugira imibereho myiza. Bazi kuganira n'umuyobozi w'ibikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga kugira ngo hano hahaze kuva mu myaka 10 ishize nawe yakwigira aha ngaha kandi ko nabo bashima umuhate ugaragara muri iki kigo cya Karambi. Rero turabashimira. Naribuze ko gafata umwanya munini cyane ibindi bijyanye n'imikoranire kugira ngo barizi ariko uyu munsi waba waje w'umwihariko naje ku giti cyanjye numva imyaka maze aha ngaha naje no gusanga kandi twakiriye neza usibye kuba dukorana mugakorana ku murenge ariko turimo tuzanye ubundi kandi turariye neza rero nkaba nagira ngo wenda maze gufata uyu mwanya uwo twaje mu ryashebuza ikibazo cy'igishwaka kugira ngo nsabe Servivi y'ibyo n'ubundi hanyuma n'umuryango wanjye kandi tubagira neza dushyize impamvu twabagereye. Murakoze cyane. ya rugenda bari havuza impundu ubwo wari umaze kuvuka nyamibwa. Ababyeyi bawe bagize ibyishimo byinshi baguha uburere bagutoza urukundo. Ukiri umukobwa ushimwa na bose ukunda ishuri ndetse ugakunda misa. Umugambi w'Imana ntacyawurogoya kuri paruwase ya Mushishi. Imana yamuhaye umugisha uyu munsi yarasenze Imana kugira ngo azayikorere none Imana yamuhaye umugisha
umugisha k'uyu munsi. Hanze wacu n'umubyeyi mwiza, Imana yamuhaye umugisha k'uyu munsi. Akunda abana batoya n'umubyeyi mwiza, Imana yamuhaye umugisha k'uyu munsi. Masera wacu n'umubyeyi mwiza, Imana yamuhaye umugisha k'uyu munsi. Akunda gusenga n'umubyeyi mwiza, Imana yamuhaye umugisha k'uyu munsi. Maze